ngo bimeze bite mama? Mu kwezi kwa mbere Ibyagenze gute? nafashwe nawe ndimo gushya hazamo ibisongira cyarimo N'ubu imisongera cyarimo. n'ubu ndimo gushya. Oh. Mana y'amazi tuyahinduye amaraso yawe. Kuva uyu mwanya uyu mugongo ntuzongere gushukundi. Uyu mubyeyi wamuvuzeho amagambo akomeye wumve kurira kwe. Ubu buribwe mbutesheje agaciro. Amen. Urimo gusha gute? Mo gushya umugongo ose hagakubita imisonga igahingukira. Waturutse he? Irusoro. Akira. Soma y'amazi ntuwongera kubyumva birarangiye uko. Raya mama setelebo. Imbaraga zose z'abadayimoni, buri murozi wose wakuroze abure, imbaraga zose z'Uwiteka ziguproteje. Tambuka unsange hano, tambuka mumureke Yesu yamubohoye. Tambuka Yesu arakubohoye. Tambuka. Ziyamama teposh. Imbaraga z'Imana zifate. Ayo mazi ahinduka amaraso ya Yesu. Natuye gukomera mu mubiri wawe. Ibyagutwikaga ntibizagaruka ukundi. Mureke genda inyuma ye. Imbaraga z'Imana zikubohora uhereye uyu munsi. Tamuka uze hano. Bwira uwo muntu muri kumwe ngo kuva Imana ikigutije iminsi jya wubaha Imana. Fukama hano. Nijuri oh vitu umura Yesu agiye kugukiza. N'umukuru w'abatambyi kandi yitwa Rukundo, mpamya y'uko izina ryayo mama seterebo riri ku mutima we, ugavugira na mwanzi wamunyirukana bose, mpamya ku izina ryanjye riri ku mutima we, ugamvugira na mwanzi wamunyirukana. Oh satani, satani yanyibukije gukiranirwa kwawe, ashaka kunyihebesha, yanumvira mw'ijuru, ndeba y'umukiza wanjye. tera intambwe ze. Ibyari bikurimo byose mbitesheje agaciro. Amahwa yose yaguhondaga. Haleluya. Ma umuriro wumva guracyakurimo. Oya. Dukomereye Yesu amashyi. Hallelujah. Kuva uyu munsi uburibwe bwose bwari bukuriho burarangiye. Imana ikurinze kugwara pararize bari barateguye.
ubuzima wari urimo bugushaririye Imana bugukuyeho. Dore Yesu akugaruriye imitsi mizima guhera uyu munsi wa none. Gatambuka, kandagira Imana ibohoye ubuzima bwawe. Kandagira Imana ibohoye ubuzima bwawe. Kurikira uko niko Imana ibohoye ubuzima. Kandagira wihuta, kandagira wihuta. Amashyi tuyakomeye. Haleluya. Imana iragukijije mu izina rya Yesu. Mbega twahaguruka tugatera haleluya. Yego, yego. Kirira Imana. Ay 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 ay. Yego yego yego. Mama uriyumva ute mama yawe? Haleluya. Ugire haleluya. Imana icyubahiro. Haleluya. Yego. Oh mana we, tuguhaye icyubahiro urakiza. Haleluya. Rimwe kabiri gatatu. Ibyo yakoze, ibyo izakora, ishimwe niyo. Amen. Nshimye Imana kwera mu kwezi kwa mbere njya mu bitaro mbivamo njya mu bindi, n'ubu nari mfite transfert yo kuri 16, ariko nshimye Imana ko ibintu byose byamwitaga magaza hano. Nshimye Imana ko byagiye. Mbega dutere haleluya. Haleluya. Mama ajya kwiyicarira. Imana igukijije burundu kuva uyu munsi. Imana irambwiye ngo n'ibyaguteraga ntibizagaruka ukundi. Genda ujye kwiyicarira. Katuzamurire Yesu icyubahiro. Kigorogota. Twese dutere haleluya. Haleluya. Ni bande bari hano ngo twongere duhereze Yesu icyubahiro? Haleluya. Aya mama setele boshete. Ongera uzamura ibiganza byawe dupepere Yesu. Aya malabasa yabo. Umugambi Imana igufiteho wowe ikigusaba ni ugusenga ugakiranuka. Uko uzabaho Imana yaguteguye utaravuka. Ibintu byose uzanyuramo wowe wavutse Imana yarabishizeho. Byo biragutegereje. Inzu yawe iracyagutegereje, imodoka yawe iragutegereje, akazi kawe karagutegereje, urugo rwawe ruragutegereje, bizinesi yawe iragutegereje. Babigwanye cyangwa babireke, umugambi w'Imana uzasohora. Umva ijambo mpishuriwe n'Imana. Umva aka kantu keza Imana impishuriye. Umuntu yatinza amahirwe yawe, ariko ntiyatinza umugisha Imana igufiteho. Byumvishe bake. Umuntu yatinza amahirwe yawe, bakaguhamagara mu kazi akagashyiramo bene wabo, watsinda ikizamini bakagishyira ku utaratsinze. Ariko nubwo babitinza, Imana yabishyizeho password yawe. Bizagushaka, akazi kawe kazaza, umugabo wawe azaza, derera zimutware cyangwa zirore, Imana izarangira imugaruye. Amina. Umugisha wawe uzagushaka, kandi umugisha w'Imana wishakira inzira. Imana igiye kugutabara ikabaza amakuru muri karitsiye uko abantu babyumva, nta n'umwe hano wazatabaga. Ntabwo ukeneye inshuti nyinshi, ukeneye umuntu umwe wahindura ubuzima bwawe. Ntabwo ukeneye abaforowazi benshi, oya, haza umuntu umwe agahindura buri kintu cyose ku buzima bwawe. Imana ikuzanira umuntu wa kangahe? Wa kabiri. Umuntu wa kangahe? Ufite amaso angahe? Amaguru angahe? Amatwi angahe? Amazuru imyengi ingahe? Yesu ari ku musaraba yari kumwe n'ibisambo bingahe? Ukeneye umuntu wa kangahe? Azazanwe n'iki? N'Imana.
buri muntu wese waje mu buzima bwawe atazanwe n'Imana, iyi saha ave mu buzima bwawe. Tugiye gusenga. Umugabo wawe Delila zimufasha uyu munsi, today, zigomba kumurekura by force by power. Nta mpamvu dufite yo kuganira n'abarozi n'abatugirira nabi. Nta mpamvu ufite yo kuvugana na banyogosenge bakuziritse ngo utazashaka. Hari abadayimoni tugomba gucecekesha mu izina ryande. Bwira uwo muntu muri kumwe ngo nujenjeka abantu bazakwikorera. Yesu bagiye kumubamba, bagiye kumufata ngo yarari kumwe na Yesu na Petero. Petero aramubwira tuva nkubwire aba bantu nubajenjekana ngo urajya muri zo mini baraduhitana. Akuramo inkota bakata amatwi. Bwira uwo muntu muri kwe ngo hari ibintu tugomba guhagurukira tugafatira icyemezo bikamenya ko twavuganye n'Imana. Mu izina ryande. Ofiyanse wawe ukuraza ijoro ntashire mu bikorwa. Niba atari wakuvire mu buzima, Imana ikuzanire fiyanse wa nyawe. Imana ifite inzira zirenga 1000. Muri izo nzira ndashimira Imana ko mu nzira izanyuramo idutabara, ntayizanyura mu gikari cy'umwanzi wacu, kuko ihanyuze nta numwe wakwemera ko dutabara. Imana ifite inzira zirenga imyenge ya supanete, kandi wikwitotombera intambara niziri kukwegereza Imana cyane. Narababwiye ngo iyi Imana igushize mu kigeragezo, igushakira n'abarimo bazakwigisha. Iyi Imana igushize mu kigeragezo cy'amagambo, igushakira abagore n'abagabo bafite masters mu kubara inkuru. Hari umuntu ukuvuga ukagira ngo yahereye garidiyene y'igitangazamakuru ryo kuzakubaramo inkuru, ukagira ngo yahereye garidiyene ari wowe somo yiga gusa. Barizo umuntu muri kwe ngo niba utaraseba nawe uzaseba. Imana ijya yemera ko tubabara, ariko iri kudutegurira ibyiza. Ibyo Imana igutekerezaho ni ibyiza, ntabwo ari abantu bose wahuye nabo babi mu buzima bwawe. Uyu munsi Imana ibaforomati. Uzi kuba ufite ikigeragezo cy'amafaranga 1000 cyangwa 5000, sitati yawe karebwa n'abantu 20,000, hakabura n'uwakuguriza 10,000. Ikintu kimira Imana ni kimwe, iyi Imana igutabaye, sitati na profile yawe byose birahinduka. Sitati na profile yawe birahinduka. Kubera iki abantu bakugwanya? Barizo muntu ngo kubera iki abantu bakugwanya? Ufite iki? Ufite iki gituma bakugwanya? Ufite iki gituma bakuroga? Ufite iki gituma birirwa bakuvuga nabi? Mwisi y'umwuka, mwisi y'umwuka, icyo uzaba cyo gipezanya n'abanzi bawe. Iyo kimaze kubapeza baravuga bati uyu muntu turabona azakomera, reka tumugwanye tumusebye. Mungu umwe yigeze ajya kuri YouTube aransebya we. Imana irambwira ngo tuze, igihe kizarangiza ibintu, jya upfuka musenga. Gira umuntu muri kwe ngo igihe wageze mu ntambara si umwanya wo gusakuza, ni umwanya wo gusenga. Igihe wageze mu ntambara si umwanya wo kwisobanura, ni umwanya wo gupfukama ugasenga, ukumva amajwi y'Imana. Kandi ikintu nshimira Imana, twumva ibyo abantu batumva. Uyu mwanya dusenga tureba ibyo abantu batareba. Ubu hari ibintu tugiye kuzirika, hari n'ibintu tugiye guhambura. Uzi uri murasenga, Imana ikubwirira hano tumuroza doraturutse Tanzania, yagurishije isambu tukayitwikira Tanzania igasha n'ibirozi bye ntibigira ico bimara. Ndashimira Imana ko yaduhishe. Marizo umuntu ngo yaraguhishe. Hari abantu Imana yahishe ngo tuyihe icyubahiro. Imana ikiduhishe.
ziko Imana iguhishira muri baze bakagira ngo utunze ibihumbi 500 bya hehe? Amen. Imana iraguhisha. Iyi Imana ibonye inzara igiye kukumerera nabi, icya mbere y'iki perereza ikaguteraho inyama ukabyibuha ukaburara bakagira ngo urya ifiriti n'inyama kandi uburara. Ubu hari abantu hano tubakoreye audite bafu, baramutse bakoherereje umuvunyi wawe bagufu. Ni gute wambwira ko ufite furati y'ibihumbi 300 muri saro yawe ukicara mu ntebe z'amadeve z'ibihumbi 500 udafite akazi, abana bawe bakiga ku kigo gihenze udafite akazi, mbari zo muntu muri Kongo biva? Ibyacu biza bitunguranye, ibyacu biratungura. Kandi narababwiye ngo hari amakosa 3 Imana idashobora gukora. Ikosa rya mbere, Imana ntishobora kugutabara utaraseba. Imana igire kukabanza ugaseba abantu bakakuvuga ndani pe, kugira ngo nigutabara bavuze amagambo izongera bakoreshe bagende bavuguruza ibyo bavuze, nabo bavunike bavuge bate bujya twaruhiraga ubusa. Niba ari ikintu kijyana no gusebya umuntu mu gitondo kongera ukajya kuvuguriza amagambo bavuze, biraryana. Icya kabiri, Imana ntiyagutabara itaregeranya amanzi bawe. Wa mukobwa uri hano, Imana nigukorera ubukwe uzihangane do tuyijyane mu cyaro bamenye ngo umukobwa wari runaka burya Imana imwiciye umudayimana akoze ubukwe. Do turi kwizana i Kigali ni bande bakuzi, yijyane mu cyaro bamenye ko ari Imana wavuganye nayo. Ngo Imana ngo yanyimye inzu. Izi mpamvu Imana itaraguhinze iri kugushakira planchage, uragira ngo iguhereze ibisanzwe, uzashima Imana utese? Kiro umuntu muri kwe iracyagushakira ibigezweho. Kandi mbere yuko Imana igutabara ibanza kureba kuri kareba ibintu bizakuriza, yarangiza yabona bizaguhitana ikabanza ikabikura imbere ukaboroga ugasara, Imana ikakubabaza kuko izi ko ejo mu gitondo izaguha umunezero. Imana ikagukubitira mu nzu y'ubukode ikakurya imyaka 5 nyirunzi akagusohora. Imana ntishobora kugutabara itaragutoza, ibanza kugukomeretsa kugira ngo ukomereke, numara gukomera uzakomeza abakomeretse, kuko nawe uburyano urabuzi.